je nahuye na Yanga 98 nibwo twajyaga inama twavuga ariko ibintu twabonaga filime za Uganda zagasobaneza abajingo kwe kitwege tutabizanina nibwo twabitangiye nibwo mwagize icyo gitekerezo 98 tubitangira 99 rero kuva ubwo kugeza ubu Yanga apfuye twari kumwe n'imyaka 25 mumaranye mukiri inshuti birenze arandeba kuko yavuye Uganda arambwira yambanyitaga Kadugala ngwino umwakazi kuri saa kayiraza kubitubwiraho gato uryo ubundi Kadugala wari kwisaho ryavuye byose arambwira Kadugala ndabona uri umwana ufite imico ngwino umwakazi yari afite filima ntangira kwerekana filime narabona Yanga nawe yaje ari umwe muri abakiriya baje kureba iki filime urumva kandi twese twakuze nta wanywaga inzoga icyadufashije no kudapfa tukorera amafaranga menshi nta kintu twari mbese umuntu uri ukuntu nabivuga nta bintu ubuzima bwo hanze ntabwo twari tuzi ni sister wanjye wabanje kumamagara kuko yo ndi ku kazi sinkunda kuba kuri telefone kuri WhatsApp arambwira kumba n'amafoto kuko abafite abantu b'u Rwanda iki babavandimwe barina arambwira se ko mbona ifoto ya mushuti wawe yapfuye ndabwiye nde ati Tom mitanohereza message umugore wa Tom ko turavugana ndabwiye riko is it true that your husband has died arambwira ati umugabo wanjye kuko zari saa 6 umugabo yapfuye ngo saa 5 n'igice za mu gitondo mitamamagara Junior magara Junior ndabaza Junior nibyo ahimbwira karibyo mita rero neganya nanjye kuza Yes, reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mu biganiro bitandukanye tubategura hano ni kuri Iris TV. Amazina yanjye nkuko tumenyeranye ni Jado twishime. Reka nshimire mwese mudukurikira muduha ibitekerezo bitandukanye waba uri mu Rwanda waba uri hakurya y'imbibi z'u Rwanda mwese turabashimira cyane. Aka kanya rero tugiye kuganira n'uyu mutumirwa wacu muri kubona uyu munsi. Abantu benshi bamubonye ubwo arabamaze kwita mumenya ariko nta nubwo abantu benshi bamuzi. Ntabwo bamenshi bazi isura ye ariko rituza kugaruka ku izina by'umwihariko baraza kwita bamwibuka. Tunabihuza n'ibikorwa bya nyakwigendera Yanga. Tumaze iminsi duherekeje reka tubaze tumwakire. Uraho neza? Uraho neza. Umeze neza? Meze neza. Tugwaye ikaze kuri Iris TV. Urakoze. Yes, niwe tugiye kuganira rero. Ngiye ku munsi w'ejo bundi ubwo twari turi mu muhango wo guherekeza Yanga nibwo nahuye n'uyu mugabo nifuza yuko twazicara tukaganira kuko byaranejeje kubera ko najya numva izina rye kera umva giza amatsiko yo guhura nawe ariko n'abantu benshi bakunze ibikorwa bya Yanga byanga bikunze hari izina bazi Kadugala uyu munsi niwe turi kumwe nanjye nishimiye kuba ndi kumwe nawe. Yes. Hanyuma usibye kuba tuzi Kadugala amazina yandi yawe bwite ninde? Nitwa Musafiri Emma. Musafiri Emma. Nicholas. Niyo mazina yanjye ariko abantu benshi bazi rya Kadugala. Ya Kadugala. Cyane mu Rwanda. Okay. Yes, nuko bimeze niwe tugiye kuganira by'umwihariko turaza kugenda tureba ku mibanire ye na Yanga cyane ko nkuko twagiye tubibona cyangwa se byagaragaye numwe mu bantu bamubaye hafi numwe mu bantu yavuze izina rye abantu benshi bararimenya ndetse nejo mundi turi gushyingura numwe mu bantu bahawe umwanya ashyiraho indabo mu buryo bwo kumusezera ndetse habwa umwanya urambuye mu by'ukuri bigaragara yuko bari bafitanye umubano wihariye mu by'ukuri turaza kumenya isano bafitanye uburyo babanye uburyo bahuye byinshi bitandukanye turaza kubimenya hanyuma se nkoreshe Kadugala araza kubinyemerera bari nkoresha ari ryo ukoresha ko ari ryo abantu bazi. Yes, ryo abantu bazi. Mu by'ukuri Kadugala ni muntu ki? Ni umuntu wavukiye hehe? Ni umuntu wakuriye hehe? Kadugala ni umuntu wavukiye Uganda. Navutse itariki 31 kwezi kwa mbere 1980. Wavutse umwaka umwe na Yanga. Mwanganaga buriya. Oh wow. Mvukira mugi bita Jinja. Jinja ndahabona. Na mama ni Hakirubu. Hano hagituye nabo. Oh yego. Rero nije mfura mu bana barindwi nije first born.
abakobwa 5 n'abahungu 2 niho nigiye kuva primary secondary papa apfuye niko kuza mu Rwanda 97 ndabyuka nageze mu Rwanda 97 tariki 27 z'ukwa 12 nje kureba anko bangi babanga Kigali bo bari baramaze kuza bo baje 94 nambara ikirangira yego hanyuma Yanga mwari muturanye mbere mwende bikiri Uganda cyane ko abo bana baje bava aya twahuriye ahangaha kuko igihe twese je naje na Kinyarwanda mvuga ikigande nabo na Kinyarwanda bari bazi bavuga ikigande kuruta Ikinyarwanda rero iyo uhuye n'umuntu muvuga ururimi rumwe muri isanga twaranganaga ariko ibazo abana bafite imyaka 18 nk'ubu ngubu njya mbwira abasore bubu nibwo tuba ufite imyaka 30 ariko udafite ubwenge bukora bushushanya je nahuye na Yanga 98 nibwo twajyaga inama tuvuga ariko ibintu twabonaga filime za Uganda zagasobaneza abajingo kwe kitwege tutabizanina nibwo twabitangiye nibwo mwagize icyo gitekerezo 98 tubitangira 99 rero kuva ubwo kugeza ubu Yanga apfuye twari kumwe n'imyaka 25 mumaranye mukiri inshuti birenze kuko nahoze ndeba video yawe na mbere yo kunya kwigendera igendera wari wagarutse mu Rwanda mu myaka nk'ibiri ishize agwerekeje kuri airport mbona kuko mufitanye umubano wihariye kuko twabaye inshuti biva mu inshuti bivuvandimwe biva mu buvandimwe mbese tukundana nta kintu atarazi kubikimfasheho nta kintu nari nazi bimufata yagira challenge akayimbwira tugasengana nagira challenge mbese ikintu cyose nambwa nyeneye iki kintu akakinkorera yambwa ati nyeneye iki nkakimukorera nibwo niyo relationship twari dufite yego wenda dusubiye inyuma gatoya kugira ngo abantu bakomeze no kugenda basobanukirwa urugendo rwo guhura na Yanga n'uburyo mwakuranye n'uburyo mwabanye n'ibyo mwagiye mukorana bitandukanye byaje no kuvamwe uwo mubano ukomeye mu by'ukuri hanyuma ugeze mu Rwanda wari wagarutse mu Rwanda wenyine cyangwa wari wazanye n'umuryango naje jenyine uwagurushya wenyine ahubwo naje mu Rwanda nta n'umuntu uzi na banko na icyo gihe telefone nago zari zihari papa apfuye 97 yapfuye mu kwa mbere itariki 26 nari mu wa gatatu kuri ginge sese mu wa gatatu secondary rero ndavuga papa apfuye ne waturihiraga ndeba famille yanjye nigiye mfura ndeba ubuzima ndavuga se tugiye kubaho gute hako ndavuga mfite banko banjye n'abanti banjye babi Kigali reka ngende banyongereye nkora iki nige ngeze ambwira banko ndashaka kwiga abarambwira natwe ntago twize ahubwo se ubwo wari uzi aho batuye ahubwo Imana ibintu ikora abantu bari burebe iyi video mbere bisi ubona hari bisi bitaga komesa na komeza rero je naziye muyo bitaga komeza izo zaje mbere ya Notracom izi ni Notracom nizo muri 2 kuzamura askari byo hariyo bitaga komesa na komeza nizo za mbere na mbere z'abanyakenya zari z'abagande ariko zizana banina rero nyigera iyo bisi zageraga nga ku rusengero rw'abadive ruraba hano mu mujyi n'urw'abadive uzamuka sinzi uko rw'abadive sinzi bayita gute ni barwita runo rusengero rw'abarakorero barwita gute bisi niho zaba urareba hari isoko bubatse isoko shasha uzamuka gutya aho ngaho niho basi zaparika nsohoka gutya hari anko wanjye bombi barapfuye bitaga Gasarasi na Kageruka bahagaze mu muryango barambona ugisohoka muri bisi nisohoka gutya batari bazi kuri buzi batabizi na telefone zabagaho nibyo nkubwira destiny z'abantu Imana iba kuko narebaga iriya ndavuga reka ngende it is faith nyisohoka gutya mbona barambwira waje ndavuga rero papa yapfuye ndashaka munjyane ku ishuri rero icyo gihe bacuruzaga amagi yavaga Uganda bayazanaga mu makarita afunze habagamo amatre 50 bo bari baje gufata amagi nanjye bamfatiramo baranaha By'Imana ni gitangaje bibaze kweri bazo kunuza gutyo ubwo so planning ko rugera i Kigali none utaza kugira amahirwe yo gurana ibyo numbaze ko nari naravuga narara ku muhanda nzabaririza mbaze anko wanje kuko yiri umwana uza amazina ye yose n'irondoro narayibizi ndavuga na Ganda Henry Gasarasi Jackson gutyo
kandi abantu benshi bisanze muri situation nk'izo kera nyuma ya genocide yakorewe abatutsi uko byagiye bigenda. Hanyuma amafaranga yo kuva muri Uganda icyo gihe ugera i Kigali nagurishije yari nibuka bajyaniraga 6,000 by'amagande 9 rero ngurisha igare rya papa yari yasize yari afite 3 by'amagande yari nk'abanyarwanda 5-2. aha rero ngurisha igare papa yari yasize hari n'undi mukecuru yari afite igare naryo ndarifata ndaryiba ndarigurisha atari ko ngo mesubire mu rugo ibi narakishijwe ndabivuga kugira ngo Imana igira imbabazi kuko nararebaga igare rya papa nyango bamaye 4,000 bitari buhazi by'amashiringi bari baguhaye make icyera ari menshi 4,000 bya kera n'imitwaro 20 y'ubu yari afite agaciro rero iry'uwo mukecuru bame imitwaro 2 n'igice ndavuga nabona yo kurya rero ngeze Kampala navuye ginge ngeze Kampala ndara muri bus ngura ticket ndara muri bus nzindukanza ntago byari byoroshye ubuzima ni gutyo nayo ni experience nini cyane urumva ko abantu bafite ibintu byinshi babyarabayeho byo kuganira hanyuma nuko ubugeze i Kigali uhuye na ba oncle bakuzana mu buzima busanzwe actually ababyeyi ariko bawe n'Abanyarwanda nabo bose n'Abanyarwanda bose bari Abanyarwanda papa we yarapfuye yakomakaga na anti wacu abamutara bakomoka mutara aho bita Rutaraka niho bakomoka mutara Nyagatare yes ubuje i Kigali mbanje i Kigali utangira ubuzima hanyuma urugendo ukigera i Kigali rwo guhura na Yanga rero byagenze gute ese aho washyikiye ni wasanze Yanga atuye byagenze gute hanyuma ngeze inaha nkuko mbwemura na banko rero banko barambwira ngwino ubukora ucuruza amagi nangira gucuruza amagi ayamenekaga hari munyasiro wumva Yanga asobanura munyasiro yari imbere neza aho twacuruzaga amagi hano inyamirambo ba munyasiro n'abavu baba munyasiro mbere na mbere nkuko wumva abantu bihise ba munyasiro uriya ni wa mbere kuko umuntu wose babonaga afite restaurant batangiye kumwita munyasiro ariko original munyasiro yabagiremera ni original abantu bumva ba munyasiro ni duplicate yabagaho rero amagi yameneka tukagenda bagakora iki bakayakaranga ayo nago bayacuruzaga akabara yacu bakakora nk'imireti aha noneho ndaho ngaho nkora n'umwana hari umugabo sinibuvuga izina rye kuko abakora muri leta n'umuntu ukomeye arandeba kuko yavuye Uganda arambwira yambanyitaga Kadugala ngwino umwakazi kuri saa kayiraza kubitubwiraho gato uryo muri Kadugala wari kwisaho ryavuye byose arambwira Kadugala ndabona uri umwana ufite imico ngwino umwakazi yari afite filime ntangira kwerekana filime narabona Yanga nawe yaje ari umwe muri abakiriya baje kureba iki filime naba Mike bose kumbe bose nabo baje kubyiga nkuko nawe wahatanze guturuna filime Yanga nawe yaje mwabo baje kureba filime kuko bari abana ubundi yakundana kugendana na Mike n'undi bagendanaga ari batatu Mike mukuru we nawe batuye mu nce z'Iremera bahita guta aho ngaho kuko ubona aho bibagiwe ku cyamitsingi ku cyamitsingi ndahabona bahitaga mu Kanombe hari mu Ruturusu ukava mu Ruturusu winjira ku cyamitsingi hafi aho ngaho bari batuye mu Ruturusu rero bazamuka bakaza ku Giporoso kureba filime ubwo bamwe mu bantu basobanura filime twagiye tuganira harimo bambwiye ko bamwe mu batangije agasobanuye harimo n'uwo bita Master Jack nawe uvuye mu Bugande akaba niwe papa waba Alpha bari Nkusi b'Abanyarwenya sinzi ubwo icyo gihe abandi abantu bakoraga ibyo bikorwa mbere Master Jack abo nabavuba baje nyuma ya Bayanga abo Master Jack yagiye kuza Yanga Mike bagiye niwe twazanye nk'umushasha so vuga gutyo ufite ibyanwa gutya ni umusaza Master Jack ni umusaza muto ngira ngo nuko na foto ndazi kwereka ifoto ashobora kuba ari we kuko ni wensi si twakoranye se kuko abantu nakubwira babitangiye ni Yanga Mike Super
aba bandi bose baje nyuma. Hanyuma so uwaguhaye akazi noneho n'uwo mugabo nyine we yari umuyobozi icyo gihe ba procureur ubu babita ibiki yari procureur ariko ubu ntabwo akiri procureur Imana yaramuzamuye. Oh wow. N'uwari ufite sare ya sinema arambwira rero wabaye Uganda ibintu urabishobora aranjanzanira na DSTV ahantu najyaga kugura DSTV nerekanaga umupira uyo nkavanamo 300,000 ya amagana 3 yo muri yacagiye umunsi umwe uyu ubundi sari kuzura arije nishyuzaga match 1,000 Arsenal mani 1,000 kandi uzibaza 1,000 cyo muri 70 hariya ni 97 bibiri gutyo ubundi nige werekanye imipira abantu bose bavaga he hose bakaza cyane ko kiriya gihe bari batunze amateleviziyo muri Kigali bari bake cyane n'aberekanaga imipira bari bake ntago wababaraga twari twege na mayaka ni bari mayaka sina muntu wundi narinze kuko icyo gihe teledesi yari tarazi ku gishushu. Hanyuma se icyo gihe filime se zo werekanaga zasobanurwaga nande? Ntago zari zisobanuye twerekanaga zidasobanuye. Nitwego turavuga ariko kuba iki tutabitangira tubikora umunsi wa mbere bari batwishe. Mwabisobanuye nabi se mubivanangane bikimureke filime zacu ariko turavuga buri muntu wese ukora ikintu ikikuhindura kuba uw'ingenzi nuko the way you handle challenges mu Kinyarwanda sinzi ukuntu bakita itandukanye ya nibyo buryo ukitwaramo challenge muri business zibamo. We can face the same challenge but what matters is the way you handle the challenge. Turavuga nago tuzabivamo tuzi icyo dukora iki dushaka baradutuka none tugeraho twa igihe kiragera batayisobanuye nta muntu wayireba. Akabazo k'amatsiko icyo gihe ntekereza ko mu bantu bagerageje kwisobanura bwa mbere urimo mwabigenza gute mwakoreshaga ibikoresho? Sije wasobanuraga je nari boss nkoresha ba Yanga twafataga hari ubusinga switch urabona ngiye ivana hitara ako kantu kanda gutya ubu nibo buzi buba bumeze nka switch ugashyiraho insinga ugashyira igihe twakoreshaga ampuli na magneto uzizi cassette zizenguruka ya ndazibona za magneto ya cyangwa rimwe zimwe zizenguruka gutya mwari muzifite ibisahano ko noze waruzi ko mwe muravuga si naenze ko ari cassette magneto zino zijye muri donc zino cassette zifite binuza bibiri ziba zifite imigozi nizo niko nubundi ubundi mukaba musobanura ikawurya cyangwa ikandura ugashyiramo agapapuro ugashyira agapapuro kurande gafata gutya rero ni ibibazo byinshi twanyuzemo akabasobanura ubu bari mu nyungu zacu bari muri hasozanye bo barimo barasarura. Niyo mpamvu ubona Yanga ni umuntu utasubizwaho. None se hagataho kugira ngo uhitemo Yanga niwe wibonye mw'impano cyangwa niwe wamubonye mw'impano uravuga ati bose barasobanuraga ako Yanga twari inshuti. Niyo mpamvu ubona yansobanuraga cyane yareba akantu kabi umuntu ufite umutwe munini yabona umuntu ufite akada mbese ikintu gisetse atubone Kadugala. Ntabwo byakubabazaga umushuti wawe yabagusereza bikakubabaza? Na wapi kuko generalize ko twari abana. Hanyuma se Kadugala ninde wari kwisubundi? Niyo binashoboka kutubwira Kadugala bisobanura. Kadugala ni ryo zina nickname. Buri muntu agira nickname. Rero na umuntu wanumye iryo zina n'umwana twiganaga muri Uganda P3 nabagu wa mbere nkabo wa mbere akakana karavuga nakakana Kadugala ako kana karukara niba ubwenge kabuvana rero buri muntu yandiba Kadugala Kadugala ke kakulembede Kadugala niko kabaya kambere niho ryafata itari gufata gutyo. Ubwo Kadugala wabisobanuye iki ubundi? Rukara bivuga rukara. Yego ariko Yanga yararivugaga abantu bakagira ngo nizina niba rikomoka hehe batazi icyo. Nanjye nago narizi icyo izi kigande gikiya kitari kizi. Kadugala bimenyesha rukara. Rukara kuko niraburaga
rero abagande bakwita Kadugala. Oh yego. Aha mu by'ukuri murumva ko n'urugendo rurero ariko tugira ngo tunabihuza n'ubuzima mwabanyemo na Yanga ndetse tunumva n'igitekerezo cyo gusobanura ko cyaje ndi kubyumva ukuntu wafite salle de cinéma werekana amafilme n'iki uvuga ngo Yanga uko mwamenyanye aza kureba filme muri salle yawe ndetse n'imipira biza kurangira abaye inshuti unamubonamo impano yuko yabasha gusobanura filme. Niwe wanaje icyo gitekerezo arambwa avuga mu kiganiro Kado niko yavuze Kado uko twatangira bya bintu turabyikira tubitekerezaho ati tushobora no gukora amafaranga. Icyo gihe yari muremure kandi afite amatu kandi ari mutoya cyane yambara ibikabutura cyane urumva kandi twese twakuze nta wanywaga inzoga. Icyadufashije no kudapfa tukorera amafaranga menshi nta kintu twari mbese umuntu uri ukuntu nabivuga nta bintu ubuzima bwo hanze ntabwo twari tuzi. Nk'ubu papa wanjye yari pasiteri ntabwo muzi ibi amaraha ubuzima bwanyu n'ibyo nabibayemo. Ubuzima bwanjye sindakoza sinzi n'inzoga ukuntu isa mu kanwa kanjye cyangwa itabi sinzi n'ukuntu bimera. Ntugize ugerageza na Yanga ndabyibuka yiga inzoga yanjyanye ahantu bita niba ari kawoshi yanywaga izi nzoga z'umweru niba bazita gute mavuduka z'umweru wapima akantu gatoya guca ibihumbi nka 20 kaba ari gatoya guca ubugirasi butoya guca ni amarura ngira ngo ni z'umweru cyangwa z'umweru bwabaga umweru ariko akantu gatoya guca ari amafaranga menshi agashoti baraza bakamenaho guca zari za tekira se simbizi sinywa inzoga byashoboka. Aha none arambwira inzoga nagari zimeze nka musteri wanywa nabwa nubwo wambwira iki nubwo wabumbwira ngo ivuye mu ijuru kuko nakuze mu buzima sinigenze mbona umuntu unywa inzoga mu rugo kugeza ubu sindakoze inzoga mu kanwa. Abajene benshi babishobora n'abantu benshi n'abajene benshi batabasha kubishobora muri no minsi ntago babyoroshye kubona abajene bafata iyo discipline kandi nari mu bantu banywa inzoga abantu banywa itabi bya filime urabizi. Hanyuma mutangiye kugira igitekerezo mushyira no mu bikorwa muratangira nyumva mugira challenge nyinshi mugira imbogamizi nyinshi ariko uko byagenda kose muratangira byatangiye kubaha amafaranga guryari mumaze igihe kingana iki mubikora 2001 nibwo byatangiye kuko kandi ndashimira n'uwari boss wacu yari umugabo utuje Imana imwe n'umugisha yitwa Bosco nzikazabireba Imana mu mugisha twari dufite challenge turi abasore nkuko abasore na uza amafuti y'abasore akayarenga yose akaza abwa ariko ibisi byiza kuko namuhaga 300 kwezi 10 buri munsi Yanga boss boss wanjye kuko nije wari boss Yanga twarakoraga tukabara iyo dufite tukayagabana. Nibwo bushuti si kuvuga ngo namubwiraga oya iyo twakoraga menshi tukayagabana ako boss byagera nayo 30 nayabone ubuzima bw'igisore haje njya mvuga Imana igigiriye abasore kuko yuri umusore ugira ngo ufite iminsi imbere kuko nabyibuka harije nishyuzaga match match 100 nkajya gukina urusimbi rwa biyari mu gitondo nkiguriza icyayi bayariye ubusore niko bumera nta muntu wabikurenganyiriza benshi babinyuramo ariko bitsinda nibwo butwara nibyo mvuga ariko ibyo byose twabibayemo challenge ariko 2001 ndabyibuka nibwo twatangiye gufata kuko njya twari tumaze guhindura ubuzima nibwo natangiye kwishyurira barumara banjye amashuri Yanga atangira guhindura Yanga haravuga ariko tugoma no gukora studio nibwo byaje Yanga atangira kwikorera cyangwa se wenda atangira kusa nkagize ibikorwa bye mu gatandukana hari ryari byagenze biti icyo gihe atandukana byari 2005 kuko yari amaze kumenyekana cyane abona n'amafaranga muha meze nka nta kamaro abona byose bimuri ku mutwe demand nini abamukeneye ni benshi hari umugabo niba bamwitaga niba ari Kayumba abantu bamupromisinga much money kandi bayafite Kadugala abagwe 10,000 hari abagwe 100,000 ugasigara ntago wasigara nibwo yatangiye kuvaho nsigarana Mike
ariko dukundana situgeze ngo wumve mu buzima bwanjye ngo nonganye na Yanga kuko nari nzi ko ubuzima ni gutyo bimera. Mike nawe ageraho akagenda nsigarana super ubu niwe ari we boss wa beat niko mbyumva asobanura ariko we yasobanuraga igihinde gusa tukaberekana ibihinde super nawe agera ikiragiye kiragenda uwo ngo niba ari we Master Jack nibwo yaza Master Jack ndamwibuka nibwo yaza yasobanuraga afite akajwi gatoya si wowe akajwi gatoya yari mukuru n'icyo gihe kuko yari aturutaga ari umugabo mukuru twebwe turi abana n'uwo ubwo bose basa nkaho bamaze kugenda bagenda bashaka ubundi buzima byarangiye bite wowe ko wowe wari nka boss baho utabasha nawe kubyikora nyine aho ngaho byari 2007 nibuka icyo gihe Yanga yari atangiye na sare yerekana sare sare afite sare atangira na nuza bita The One njya ngo 2005 2006 atangira The One majerwa je kuko ndabyibuka majerwa ahanga siho majerwa ruguru habaga Rwanda Revenue ruguru yawo Sodoma habaga indaya cyane niho yatangiriye yegeranye na Kayumba wa best of the best afite sare akorana na film aranje aho ngaho njya niho yagiye mu biriyo gava mu biriyo gajya Kabuga hanyuma nuko Yanga niho akoreraga amajerwa hafi na ngira ngo ni The One yariye best of the best yari yande Kayumba yego mugabo waro niba ari umugande yavuga ikinyarwanda afite umugore w'umugande niwe wisobanuriraga afite abandi basobanuza batandukanye iyo yari afite Mike yabanje gukoresha Yanga hanyuma Yanga ava atangira ibye ni wamuvanye wanje Kayumba barakorana Yanga atangira ibye nawe ava asigarana Mike hanyuma nkuko abantu babyumvise usigaye warisubire muri Uganda niho utuye kuza kuva mu Rwanda n'umubano wenda wawe na Yanga wakomeje ute mudakorera hamwe muta 2007 nagiye kureba ubuzima nkuko iyo uri umusore ibintu iyo byanze nagure kange ubuzima bukomere ushaka solution uramoving on so icyo gihe filime ntabakiriya bari bamenyereza isobanuye hari indi sare yari hepfo y'iwacu bitaga California makuta nibo muzi niwe wari nyirayo ari umukire bafite amafaranga none bakajya bazana Yanga bakamukodesha kusobanura filime ye bakamuha nk'ibihumbi 100 none abantu bashiftinga bose bahita bajya kuri umuntu urumva nubwo ataraza gusobanura ni ngombwa bagomba kujyayo bakareba movie yaramaze kugira izina riremereye cyane kuko bateganya aravuga ati ninzanga kwa Kadugala Yanga kaza sindi bukora iki so agomba kurebera iriye so njya kureba sare ndeba nabakiriya ndavuga no ubwenge nago buhagaze let me go back where my mother is, let me start a new life rero nsubira mu Uganda byari 2007 mu kwezi kwa 12 asuye kera ubwo nibwo niho wese ujya gukomereza ubuzima niho nagiye gukomereza none Yanga aranshaka aba junior nibuka barazaga tukabirukana ari ubwana musubireyo tutabemera kureba film hakurareba bose urebera junior cyangwa Sankara bose Yanga yabaye role model wabo ni byiza nkatwe iyo uri mukuru muri famille ubicyo kurebera iri kuri barumuna bawe cyabashiki bawe ubereka inzira buriya twavuga yuko ubumenyi cyangwa se gusobanura filime byose bya Sankara na Junior ni Yanga bibigishaga kandi abantu bareke kubifata nabi gusobanura filime n'umwuga nk'undi it is a gift
abantu bamaze kubibona cyane bamaze kubisobanukirwa twebwe twabisobanuraga tubifata nk'ibintu ariko ushobora gusobanura filime kubaka inzu kubaka urugo ugakira ukaba umukire ukomeye ariko kera babifataga nk'imbobo arizo zibamo nta muntu ufite ubwenge wajyamo ugasobanuye ariko ubu televiziyo zishobora kwerekana ziterekanye agasobanura ariko byatangiye natwe iyo mbibonye kuri televiziyo ndavuga mana we are the author ndashimana ko twabitangiye kabisa hanyuma ubu ngubu kuva icyo gihe mwatandukana ngira ngo warakwaga garuka mu Rwanda naragarukaga Yanga nibuka yaranshatse barambwira ati Emma yarakijijwe Kadugala yarakijijwe nabiriya bya filime yabivuyemo nageze Uganda mara imyaka 2 nakaze mfite niba ushaka mvuge ku buzima bwanjye mvuye inasimbiza yes mwatubwiraho gatoya kuko mvuye inaha nagiye Kampala nta muntu uzi habe n'uyu n'umwe nongeze Kampala mama bajinja na Kampala uzi kari amasaha 2 mu modoka Kampala ngezeyo nta muntu uzi ariko ndavuga reka nshake na icyo gihe nari mfitemo njyanga ibihumbi byari nk'ijana nkodesha rogi nkajya ndara amafaranga nyaryaho arashira no ndaje mbwiraho nararaga mwambonaho najya aho najya ndara mukamakazi aho kurara none abarogi barambwira uzajya ukoropa zari room 10 niba ari 14 turi hano tugushakira urya tukujye tuguha igihumbi ku munsi kandi aho kurara hari akameza kangana nka gutya naryama ibirenge nkabishyira ku kidongo bayakita ikidongo nakwigorora nkicara ndabivuga kuko ntago bimfasha isoni kugira ngo byafashe umuntu ureba ati iyo uri mu gihe kibi ntago bivuga ko utazagira mu gihe cyiza experience rero baba 2008 wari umwaka umwe n'amezi aya nkoraho hakuzi ko capital natangije nayivanyaho icyo gihumbi bamba naryagaho 400 ngabika 600 umwaka wagiye kurangira nibuka mfite imitwaro 4 nangira ubutembeye ako mvugira ubu mfite amaduka aranguza ibyo ni ibintu kora kabisa bro nkunda experience nk'izo nkunda abantu banyura mu buzima buri hasi cyangwa se buri hard hanyuma bakagira icyo bagiraho gifatika je nago bimfasha isoni kuko hari n'abantu bashaka kuba barimo bari burebe programme bikamutera ati inshobora gutangira ngagira Yanga yazaga Kampala yazaga iwanje kaza kansura is proud of me kuko Yanga nabameze nabakaza kundeba burya Bibiliya iravuga yuri umukene njya mbwira abantu umuntu nashaka ukavuga yarakwanze utarashaka nagaruka kukwanga inshuti ze zibari abantu bakoze iki bashatse abagiye mu yindi level y'ubuzima yo umuntu ari umukire nubwo ari umuvandimwe ntuzagire ngo wowe uri umukene ngo muzahura mu bataguha umwanya ugira no kukwanga we kora cyane gere kuri level ko mutaba muzaba hanyuma mwicane ku meza muganira yaganira iki nawe se uvuga ngo kugira ngo ugere kuri ibyo byose byagutwaye imyaka ingahe nyine ndabwiye 2008 natangiye gukora 2009 mu kwezi kwa 4 tariki 30 nibwo natangiye gutembera hanyuma 2009 mu kwezi kwa 6 mba mfunguye iduka rya mbere iryo duka rya mbere niryo ryavuye mandi abiri kuko amafaranga yakoreshaga mu buryo mind mfite sober mind sinyifite ibintu uri gukora ibijyanye n'iki ndanguza ibintu byo mu rugo utensils mu kinyarwanda sinzi ukuntu babyita ibikoresho byo mu rugo bakoresha amahotel biki byose mu rugo icyo uzi icyo ari cyo cyose amafrasika amadishi ibintu byo mu rugo byose nyamuna n'abantu barangurira kampani niba byaratangiye abantu bajye kushaka ibikoresho ndabizi bajya baza nyibayo nanjye najyaga mbabona benshi n'abagiye kurongorwa bagiye gukora ubukwe nabunda baraza bakaza gura ibikoresho byo mu nzu kagura kampura kwipakira bakabitwara na benshi bafite nomero zanjye yo baje baza bakangura mu Kikubo niho ukorera nkorera mu Kikubo hari aho bita William Street iyo uvuye mu Kikubo ujya kuri William rero nkorera aho ngaho
ni hafi yaho n'ubundi bayita modern shopping ground niho nkorera. ahubwo binashoboka twazanashyiraho nimero yawe kabisa abantu bagiye muri Uganda ubonye umuvandimwe mwiza uri bugufashe nako yabisi usanze umuntu w'iwanyu kagufasha. Yes nuko bimeze rero. Hanyuma ubu ngubu urubatse ariko sindashaka. Agurashaka kwa bitinzemo wana. Ikibazo so kubitindamo. Nari mfite barumuna banje ndihira. Nabwiye papa yapfuye mfite barumuna banje batandatu. Hako naravuze sinshaka barumuna banje bamere nka bapfire mu cyaro kuko twege twavukiye mu cyaro. Papa yapfuye turi mu cyaro nijye wabanje bwa mbere kuzi Kigali nza mu mujyi. Yes. Akomvugira bose bavuyeyo bari Kampala. Murumuna wanje ubu ngo ari kuri Nirakanga y'abade. Yiga amategeko. Yavuye Kampala aranje diploma amategeko. Ari rimariga degree bamwita wize Isaac. Iyo ushaka interview zagenda bimukorera abe Kanombe. Yes. Niwe nomero 6. Niwe wanyuma. Kurikirana uwanyuma we ni wa 6. Yes. Turi abahungu 2 n'abakobwa 5. Wow. Rero ubu ngubu umwaka utaha ndateganya gushaka. Wow, kuko bari baranje kwiga umwe arakora kuri televiziyo 2 barashatse bafite abagabo babo. Nsigaranya Isaac bucyura nawe yararangije. Kuko yiza amategeko bijyana imyaka myinshi. Urumva kuntu kuba imfura hanyuma ukaba imfura sinzi n'abantu babyumvise kuba imfura hanyuma ukaba imfura abantu barari imfura ariko batari imfura. Ndashima Imana akaba ari imfura mu rugo ariko atari imfura mu buzima bwe. Ndashima Imana ku myaka yanjye ubona 42 mbibwira abantu ntago bajya babyemera. Nanjye ntago biragoye kuba umuntu yabyize kuko giye mbabwiye mfite imyaka 42 bavuga ufite either ifite myinshi ni 30 cyangwa 28 benshi bavuga 27 ntago nsi imyaka yanjye ntago bisa kabisa. Rero no gushaka birangora. Iyo ushatse umukobwa uramwa ndashaka kugushaka arakure akagasore ubara ikintu kari kagera urumva kandi ubuntu bugukunda ni umukobwa bwa senior 4 senior 6 nta bwenge gakuze uzakabwira ugahe miliyoni 30 bwakora iki kazakora iki kandi warabo umukobwa ukuze imyaka ukabona uracyari muto akubona nk'umwana. Rero nicyo kibazo tugira nkanje hari abantu nduta imyaka 15 ariko tubahagaza wagira ngaranduta kabisa. Bura nanjye ntaramenya ikigero cy'imyaka yanabonaga twanganaga na Tom kabisa. Hanyuma Tom kuri ubu warabutashye nijye twanagiye kuri ahangaha Kacyiru niho bakoreye yakoze babyita iki by'amategeko y'inaha mubanza mukaje mu rukiko civil aho ngaho niho nagiye kuko we nago yashana mbwa rero kuba umugabo ugomba kuwedinga umugore wawe ariko abukora sinaje sinari mari ariko okujyayo making your decision nije wanamujyaye turagenda turabaza bikenewe iki n'iki turagenda. Yes. Hanyuma wenda dushobora kuganira byinshi kabisa ku buzima bw'umuntu n'imibereho by'abantu babanamo. Ni ikiganiro kinini cyane cyafata n'umunsi n'iminsi myinshi ariko byibuze aka kanya ndagira ngo tugaruke ku nkuru y'urupfu rw'umuvandimwe Yanga. Mu by'ukuri urumva ni inshuti ya hafi kubyumva n'abantu ko babyumva ngira ngo nubwo uri muri Uganda akaba ari mu ndi buzima yagaruwana mwaravuganaga. Yes. Umva inkuru ya mbere ko yitabye Imana wayumvise hehe wabyakire gute byagenze gute? Ni sister wanje wabanje kumamagara kuko yo ndi ku kazi sinkunda kuba kuri telefone kuri WhatsApp arambwira ko mbona amafoto kuko abafite abantu b'u Rwanda iki babavandimwe barina arambwira se ko mbona ifoto ya mushuti wawe yapfuye ndabwiye nde ati Tom mitanohereza message umugore wa Tom ko turavugana ndamubwira ko is it true that your husband has died arambwira ati umugabo wanjye kuko zari saa 6 umugabo yapfuye ngo saa 5 n'igice za mu gitondo mitamamagara Junior magara Junior namaze Junior nibyo ahimbwira kare byo mita rero neganya nanjye kuza nabimenye sister wanjye ni wabanje kubimbwira hanyuma umugore we arakonfaminga hanyuma mamagara na Junior nibwo namenye ko ari ukuri byose. Naravugaga uzi social media ubu barabesha cyane ushobora kureba ikintu kandi atari ukuri ariko mbajije umugore nkabaza na Junior narakonfaminze ko Tom amaze gupfa
ariko inkuru y'uburwayi bwe hagati aho nari nyizi twaravuganaga agoho namenyeye ko Tom ashaka kuba afite ikibazo hari WhatsApp twarachatingaga namuhereza message n'amasoko nangaye yayisubiyemo ako yapfuye kuri 17 ako kuva kuri 12 namuhereze message ntiyayisubiramo ndavuga there's something wrong rero na try kumukoringa na picking ndavuga maybe afite hari cyangwa telefone yara kuko bavaga muri Lesotho ho yabaga akajya muri South Africa uziko ari igihugu kiri hagati mu gihugu rero ndavuga zansubira rero niko ariko namaze n'iminsi 3 nakora birumvikana numva sinzi kuko naravuze sinabyumvaga amwe mu magambo bibuka ya nyuma mushobora kuba mwaraganiriye mbere yuko communication yanyu isa nkaho ihagarara bimwe yakunda kukubwira kuko akenshi ubona yabana ari inshuti cyangwa se bari mu bihe by'uburwayi bukomeye bafite zimwe mu manuro bitewe n'ubuzima bari kubona barimo bajya baha bagenzi babo ikintu yarambwiye ati nagize inzozi icyo yarakimbwiraga cyane ati narose turi mu rusengero runini cyane runini rumeze nka stadium ngo nabwirizaga hari n'undi mudamu abwiriza ngo ariko wowe uhagaze mu byuma mikoro iri aho hasi avuga wowe avuga jewe ngo mikoro ihagaze hasi aho ako nta kintu ukora nta kintu uvuga ngo ndakubwira wavuze ngo ufata mikoro ngo utangiye kuvuga ngo ijwi ryawe it was a perfect sound mu kintu sinzi ukuntu ngo afite uburyo yinsobanuye ariko ngo ijwi ryiza ngo kandi rivuga cyane ngo rikarenga no mu rusengero rikajya hanze arambwa rero cyaba ari igihe cyawe kubwiriza ubutumwa kandi nuvuga abantu bose bazumva arambwira ngo usabye ikintu kimwe bwiriza ubutumwa bwa Kristo arambwira ubona platform ugenda ubwiriza ubutumwa uko ugomba ko ariko kose arambwira nta kindi tubereho no kubwiriza ubutumwa bwa Kristo ndabwira nanjye nzabikora ko nanjye ndabizi icyo kintu cyo yarakimbwiraga buri gihe n'ikintu kindi cyambabaje cyanandindije yarambwira Kadugala nujya gushaka nabandi hehe I'm your best man kandi ubukwe bwawe ngoma haba okwanjura inani babakita ikibanzirizo ubukwe bakita iki gusaba haba gusaba abo bukwe byose nzaba mari kubwawe nzaba mari kubwawe ariko byose apfuye nta kintu uko nateganyaga umwaka utaha hanyuma bimwe mu bintu wigiye kuri Tom kugira ngo bishobora no kuba ari isomo abandi badukurikiye muri kano kanya bakuri iki kiganiro cyawe bakurikiye ubuzima mwanyuranyemo Tom mu by'ukuri yanyuze mu buzima navuga ko ubwisi ndetse n'ubuzima bwo kwizera numva ni isi zose yabayemo byanga bikunze ari experience y'ubuzima wamukuyeho bimwe mu bintu wenda watusangiza wamwigiyeho bikomeye byasigara nk'isomo ku badukurikiye n'ibiki ngiye kuvuga ku bintu namubonyemo atarakizwa anakijwe kandi bikihari nk'ikintu bita guhora kunezerwa niko bakita kwishima Yanga atarakizwa ni wa muntu niyo mpamvu ubona yarebaga nk'ubo yazanga yabona umuntu akavuga nk'ijambo nubwo yaba atamuzi mugaseka mbese ni umuntu wahoraga wishimye iteka ryose akavuga ibintu byose niyo cyaba ari nk'ikizina kiba ariko uburyo bwo kugira ngo asetse abantu imyaka namaranye na Tom sinigeze mubona yababaye sinigeze niyo mpamvu ubona n'umudamu wavuga yaramubwiraga nurire don't cry be happy njya wumvise n'abantu bose batanze ubuhamya ageze no ku munsi wo gupfa ngo yarebye hari umuntu yarebye arambwira araseka mu buzima atarakizwa anakijwe amenye ubuzima bwo kwizera yari umuntu uhora wishimye icya kabiri yangaga mbese umuntu umubeshya yangaga umuntu umubeshya nibwo wakoraga amakosa ukambwira ngo zikosa yarakubabariraga ariko kumubeshya byaramubabazaga cyane yangaga umuntu umubeshya kandi kubeshya byo ni ikintu kibi mu buzima ariko ikindi navuga yagiraga urukundo je nabaga na Tom mwagira hehe yarabwa shaka udatinya
icyo wumva wowe unezerewe icyo ushaka icyo ukora buri kintu cyose je nabaga na Tom nubwo naryaga 100 nubwo naryaga ngahe si ikibazo yaza Uganda akambwira mbukungira hotel akohereza amafaranga do this for me hari inkweto yanzaniye 2019 n'ubundi uzibonye wagira nibwo bakizigura inkweto nziza cyane hari ibintu byinshi yamaye yankundaga cyane cyane cyane. Yes. Hanyuma brother wenda turimo turagenda tunagana ku musozo ariko ugomba gusiga rimwe na rimwe duhaye impanuro cyangwa se ari n'akandi kantu usigiye abantu ariko ni byinshi twize byinshi ubuzima mwanyuzemo ubwawe wanyuzemo bon ni byinshi aka kanya hari kivi ubona uzasoza mu izina rye cyangwa se mu buryo bwo gusigasira ibigwi bye hari devoir wasigaranye devoir bimenyesha iki ni nka donc ni nk'umukoro ubona yagusigiye ikintu mbese ngomba gukora kujya wenda munezeze cyane ni ibintu nka bibiri nejo bona arimo mbwira Imana navuga Imana n'umwana kugira ngo ukunda akundaga Yanga n'umwana w'umuhungu zamwita ngo Thomas icyo cyo ngomba kugikora kuko ndakunze Tom kugira nzareke kwibagirwa Tom nzajya ndeba ngo Thomas umwana wanjye sinzarira icya kabiri nukureba umutima yari afite urukundo kuzana abantu mu bwami bwa Kristo nanjye nzabikora uwo niyo nshingano ya mbere na mbere mbona yansigiye wageze mu rugo iwe warahabonye yego hari icyumba niba batarakujyanye mu yubatse umuntu wese ufite ibibazo genda usenge bagwe icyo kunywa ukora iki buri kimwe wose wari ku Mana ya piscine iriya ntabwo yari go kogeramo ukubatiza abantu yes ariko n'ubundi mwibonekerwa rye mu magambo yakubwiye bwa nyuma nzi ko nabyumvisemo yanyohereje n'amafoto n'iki byose ambwira buri kintu cyabaga ari yakora akambwira aha niho tugeze iki ni kijyo kurikiraho yateganyaga no kuza mu kwa 12 n'umugore we Kampala bashaka kurira Christmas Kampala ambwira itegure ngiye kuza n'umugore n'abana ako ntago byageze ntago byakunze Imana kuko bo burwaye bumufatiye mezi nk'abiri atatu sure kuko mu minsi ishize aherutse mu Rwanda ameze neza yigisha n'abantu rwose ari gufasha abantu mu buryo bwo gukiranuka ariko umvise pastor ukuntu yavuze ngo bamubwiye ngo liver ngo yarangiritse ngo niho yahisa arembera kuko twaravunaganaga nka mu video calling ari mu rugo arambwira umudamu arazamutse hejuru reka tuvugane none mfite akanya mukaganira arambwira aha ngaha harakonje bafite ngo blanket akambwira tugira blanket zishushe n'iz'amashanyarazi ibi ni ibintu twavuganaga nta kintu yameshaga akambwira blanket zaho zishyiramo amashanyarazi zigashuha umuriro umashanyarazi ni umuriro zigashuha ni ibintu byinshi rero ni byinshi hanyuma mbere ko dusoza ikiganiro cyacu ari impanuro ushobora gusigira abantu ariko za mpanuro zidashingiye gusa kuri Tom kuko ari byinshi twamwigiyeho nabyo byo batubwiye ahubwo zishingiye ku buzima muri rusange wanyuze muri byinshi uzimana donc wahuye na Tom nawe wanyuze muri byinshi bitandukanye ariko hari igihe uba ufite nk'impanuro ziri common kagira nka message usigira abantu mu buryo buri common imibanire yabo mu mibereho mu gihe turi hano ku isi mu byo dukora n'ibyo duharanira n'ibyo dushaka bya buri munsi nk'impanuro wenda ushobora gusiga nka zingahe jewe impanuro nasigira Abanyarwanda cyangwa abantu bose batubona ni nk'ebyiri cyangwa eshatu icyambere icyo nsaba Abanyarwanda cyangwa abantu batureba umuntu ugendera mu rukundo nta kintu atabona mu buzima kandi urukundo ntabwo rugendera kuko uriya maye ndeka nkora iki urukundo Bibiliya iravuga ruhisha ibyaha byinshi yo ngukunda nubwo ukora amakosa sinyabwira undi nicyo bita urukundo akomera nk'utakoze iki utabibonye nka gusengera nicyo mbwira Abanyarwanda mugendere mu rukundo bagira urukundo abantu babiri bagendera mu rukundo bashaka gukora ibintu abantu 1000 badashobora gukora batagendera mu rukundo
famiye nubwo yabifite abantu igihumbi hari famiye y'abana ba famiye y'abantu babiri ishobora gukora ibintu bariya famiye y'abantu igihumbi badashobora gukora na Kristo agenda arabwiye mbasigiye ikintu iki kunda Niba wawe nk'uko wikunda ukunda Imana n'umutima wawe wose ni urukundo icya kabiri iki gihugu cyacu muragifite mufite amahoro leta yakiduhaye amahoro ibahaye buri kimwe uri umusore kora imbaraga ufite nona mu myaka 20 nazo uzaba ufite opportunity ufite nona ejo nazo uzaba ukoze iki ariko benshi bajya opportunities zibaho njya mbwira abakobwa Bibiliya iravuga beauty is deceptive ngo ubwiza burabesha Imana niguhaye ubwiza uri umukobwa ntukajye ubukoresha mu nzira mbi bukoreshe kwiyubaka no kubaka future yawe icyanyuma nabwira abatureba nk'ubuhanuzi banegereze bazansha iki gihugu kizamenya kurutaho icyo ndakibabwiye iki uzakireba kandi icyo bazareba n'izina ryanjye mahanga bazaryumva kuko ni ibintu Imana yambwiye ndabizi nari nibashije tubyaye byose ubwo nizere kuzaza mu buryo bwo kuvuga Imana no kuvuga byinshi byiza wahuye nayo umuhanuzi bwawe tubwiye reka nkubwire rero abantu niyo mpamvu ubona Bibiliya iravuga ngo nuzabe umwuka cyane kandi ukarimbuka kandi nuzabe uw'umubiri cyane ugapfa nk'ikigoryi Imana yo mvuze ngo izina burya nta kuntu mfite umubiri uyu mubiri ukeneye kurara neza ukeneye kurya neza ariko abantu benshi iyo bagiye mu by'Imana iby'umubiri bakora iki barabyibagira banege mu kubwiriza ubutumwa bw'Imana banegereze mu bagabo babakire ba mbere muri iki gihugu no muri Afrika banegereze ku impacting the youth urubyiruko I'm an inspiration person mu gihugu mba abantu benshi baramamagara kuvugana n'abasore mfite ibintu nabwira abasore ugomba gutangira ukagera nkwayo testimony nyeya gusa kuko because of time akari ibintu nkoze harabuzima minduye positively kenshi abantu ntago ukeneye amafaranga njya mbwira abantu you don't need money you need an idea dukeneye ibitekerezo bizima bizana amafaranga nubwo wagira amafaranga udafite ibitekerezo bizima arashira That's the big point. That is it. Young people get ideas, money will come. Bibiliya iravuga ngo abantu banje barimbuka kubura knowledge. You udafite knowledge urarimbuka. Umuntu udafite knowledge nubwo wamuha umuti w'imbe barawurya because ari byo kurya azikari glucose. Ako yuzi ko that's umuti w'imbe banago wawurya. Afrika tuma tuba mu bukene. We can watch a movie for 2 hours, but we cannot read. Agura na telefone gutya agashyiramo simukadi nagaro asoma instruction. Agura televiziyo gutya agacomeka mu muriro nagabanza gusoma. But that is the best. Uzikara abantu bafite telefone ishobora gukora buri kintu cyose akakagenda akagikoresha handi bakamucyana amafaranga ashobora kugikorera kuri telefone. Why? Ama application atandukanye. Hariho buri kintu kiriho. Irembo n'ibiki byose. Yes. Yeah. That's why we are knowledge is everything. Impact, invest in yourself. Icyo mbwira abantu bandeba, icyambere invest in yourself. Niwe mutungo wa mbere wowe. Kadugala niwe mutungo wa mbere agomba gushyiramo amafaranga kiyubaka niwe wa mbere. Yeah. Ngaye ngo reka dushibire cyane Kadugala utuganirije byinshi bitandukanye aduhe n'ubumenyi kandi turanamutegereje n'ejo hazaza gukorera ibyinshi tumwitezeho. Dushibire cyane abantu badukurikiye dukomeza kwihanganisha cyane umuryango wa Yanga famille yasize umugore n'abana n'abandi benshi bamukundaga yaramaze kugira umuryango munini wagutse kurusha n'uwo afite isano gusa rya hafi twese turi abantu bamukundaga turi umuryango mugari mukomeze mukomere mwihangane ariko nize yuko urukundo Bravana ajya gupfa yaramamaje urukundo yadushishikaje gukundana ni byinshi bitandukanye urukundo mu by'ukuri ni ikintu cy'ingenzi ku buzima bwacu bwa buri munsi kandi biranumvikana urese afite urya kunda mugenzi we twabanaho neza tworoherana n'iki byose reka nkushimire cyane urakoze nanjye reka nshimira abantu bahagaze ku rupfu rwa Yanga mushiki wanjye ndashimira Junior murumuna we
ndashimira super ubita Hussein wa BTN ndashimira mama wa Tom wa Yanga ndashimira Mike ndashimira abantu bose bafatanyije kuko urupfu rwa Yanga rwatunguye abantu benshi rwari rukeneye amafaranga menshi rero sinareka gushimira ariko cyane cyane Junior na Hussein barahagaze nk'abavandimwe ndabashimira cyane Imana ibaho umugisha nasengeraho abantu bandera tukanasoza rwose Mana ndagushimira bakwita nde Jado Mana ndashima Jado umaye aka kanya kuvugana n'abantu ndamusengera iyi televiziyo ye izamenyekane mu mahanga ayikoreshe gufasha abantu ayikoreshe kuzana izina rya Kristo mbere ndashimira ubuzima bwe ndashimira famiye ndashimira abantu bakorana bose kuri program bahumugisha Lord, I pray that you bless them abundantly, touch them and increase them. They will never be poor. Ndasengera igihugu cyacu ndasengera abayobozi bacu bahumugisha bahubwenge to make right policies and right decision for our country. I pray, Lord, that you bless Rwanda 10 times better. Let Rwanda be known in the world as the most richest country, Lord. I pray for Rwanda, you will be known among the best countries with good land, with good character, with good resources. Ndagushimiye byose kubikoze. Ndasengera Abanyarwanda, ndasengera abari mahanga bari muri iki gihugu. Ubaho umugisha mu izina rya Kristo. Amen. Yes, numva ari ibyo. Imana iduhane umugisha. Nawe urakoze. Amen. Mwakoze kudukurikira ndetse mukomeze mudukurikire mu biganiro bitandukanye mukande subscribe muri benshi kugira ngo tugire umuryango mugari wa IRIS TV abagomeje kuba hafi turabashimira reka nshimire Emile kuri kamera wadufashije ku majwi n'amashusho ngira ngo muri kubona meza ubundi twifurije ko uzagira urugendo ruhire muri Uganda twifurije iterambere twifurije kugera kuri byinshi ariko byose bishingiye ku kiganza cy'Uwiteka. Amen. Ubutanugaruka tuzaganira byinshi. Amen. Bye bye. Bye bye.